bantu banjye mumeze mute? Nari narabateguje mugira ndimo ndabeshya, ubu noneho ya nyungurabwenge nayizanye nari narabateguje, ubu noneho ngiye kujya nyibaha mu ma episode kabisa, ubu ngubu kabisa tugiye gutangira na episode ya mbere, n'izindi zizagenda ziza kandi muzagenda munyurwa nazo nyinshi cyane, nabateguriye kandi ndabizi neza ko bizabashimisha. Ubu ngubu rero tugiye kugenda n'inyungurabwenge ya mbere, ubu ngubu kabisa yuje ubwenge kandi mugiye kuyumva, hari na byinshi cyane nagiye mbategura birenze ibyo mugiye gutangira mwumva, ariko n'ibyo mugiye kumva ubu ngubu nabwo ndabizi neza ko biri bubanyure, ariko ibirenze ibi ngibi biri inyuma. Niyo gusa mukomeze mumbe hafi nk'uko mwabinyemereye cyangwa se mwabibyemeje, ubundi muzakomeza kunyurwa n'ibyo tuzagikomeza kugenda tubaha, kandi muzabona yuko mutahisemo nabi gukurikira iyi channel. Inyungurabwenge ya mbere iragira iti: ijisho rireba kure ribasha kubona ibiri hafi rihumirije, ariko ijisho rireba hafi risabwa indeba kure kugira ngo ribashe kureba ibiri kure. Ndasubiramo rimwe: ijisho rireba kure ribasha kubona ibiri hafi rihumirije, ariko ijisho rireba hafi risabwa indeba kure kugira ngo ribashe kureba ibiri kure. Aya ni amagambo mahimbano yanjye bwite, bizagusaba kugira ngo n'ubundi ujye wicara cyangwa se ubanze wumve n'ubusobanuro bw'aya magambo, impamvu mba nayanditse n'icyo mba nashatse kuvuga, kuko nyine nk'umuhanzi mba mfite icyo nashatse kuvuga. Ubwo rero nta handi hantu uzumva ubusobanuro bw'aya magambo bunyuze kuruta njye nyir'ubwite wayiyandikiye n'icyo nashatse kuba navuga. Aho guma hamwe rero ngusesengurire iyi nyurabwenge nanditse, icyo nashakaga kuvuga, n'igihe uzajya urayakoresha cyangwa se uzajya uyabwira n'impamvu uzajya uyamubwira. Turasesengura ijambo ku rindi kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza. Ijisho rireba kure ribasha kubona ibiri hafi rihumirije. Ni ukuvuga ngo ahangaha icyo nari nshatse kuvuga, mu by'ukuri iyo uri umuntu ugira imitekerereze yagutse cyangwa se ubasha kureba ibintu mu buryo bwagutse, ukabanza nyine ukaba uri umuntu utekereza kure cyane ku bintu ugiye gukora cyangwa se ubona, cyangwa se ibindi bintu runaka ushaka kwigaho cyangwa se gukora, mbese umuntu wiga ku bintu mu buryo bwagutse, iyo ari akantu gatoya cyangwa se uburyo ashaka gukemuramo ibibazo cyangwa se by'abandi cyangwa se niyo byaba ari ibye, ntabwo bimugora kubikemura, bitewe n'uko n'ubundi aba asanzwe ari umuntu utekereza mu buryo bwagutse cyane, abasha kubona ibisubizo hafi. Nicyo nashatse kuvuga, iyo uri umuntu utekereza mu buryo bwagutse cyane, kubona ibisubizo mu buryo ubasha kubona ibisubizo mu buryo bukoroheye, kuko nyine uba utekereza cyane. Icyo nashakaga kuvuga kwa aka gace ka mbere k'iri jambo, kavuga ngo ijisho rireba kure ribasha kubona ibiri hafi rihumirije. Noneho tugiye kugenda rero ku gace ka kabiri k'iri jambo, kavuga ngo ariko ijisho rireba hafi risabwa indeba kure kugira ngo ribashe kureba ibiri kure. Ubwo nyine urabyumva ko ari kontrere y'iri jambo rya mbere ribanza, kuvuga ngo nyine ahangaha ho kuvuga ngo ariko ijisho rireba hafi risabwa indeba kure kugira ngo ribashe kureba ibiri kure. Ni ukuvuga ngo niba uri umuntu utekereza mu buryo buri hafi cyane, cyangwa se nyine utabanza kwibaza ku bintu ugiye gukora cyangwa se kuvuga, ngo ubanze ubitekerezeho cyane, utekereze mu buryo bwagutse nyine ku bintu runaka ukunda kwibazaho ugiye gukora cyangwa se ugishwaho inama n'ibiki. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ubashe gukemura n'ikibazo cyangwa se ubashe kuba wasubiza ibintu bisa naho byaba nk'ibikomeye, bigusaba nanone bigusaba imbaraga nyinshi cyane, cyangwa se kubanza kwiga ukabyibazaho igihe kirekire, cyangwa se ugafata umwanya wo kuzabyigaho kugira ngo ubashe kuba wabisubiza cyangwa kubikemura, kubera yuko nyine utekereza mu buryo nyine buri hafi cyane, ntabwo ubasha kujya mu ntekerezo zagutse kugira ngo ubashe kuba wagira imbaraga zakemura ibibazo mu buryo bworoshye, kubera ko nyine utekereza hafi cyane, gusubiza ibintu bikomeye cyane birakugora cyane, bitandukanye na wa muntu nyine utekereza mu buryo bugiye kure cyane. So rero nizere yuko iri jambo rigufashije cyane, iri jambo uzajya urikoresha cyane ushaka nko kugira ngo
uhwiture umuntu nyine ukunda nko guhubukira gukora ikintu cyangwa se wihutira gusubiza ibintu atabanje nyine kuba yatekerezaho kandi akabisubiza mu buryo butari bwo cyangwa akabisubiza mu buryo bubi cyangwa akabikora mu buryo bubi niba ari ibikorwa, icyo gihe uzajya umubwira ijambo ushatse nko kumwumvisha yuko yakagombye kuba ari umuntu utekereza cyane cyangwa se ukora cyane mu mitekerereze mbere y'uko agira icyo avuga cyangwa mbere y'uko agira icyo akora akabanza kuba yabyigaho, cyangwa se akaba ari umuntu nanone wabanje kuba ari umuntu utekereza cyane kugira ngo azajye yoroherwa no kuba yasubiza ibintu mu buryo bworoshye kandi abisubize neza. Mu gihe nyine akibasha agisubiza ibintu ahubutse cyangwa mu buryo bwa vuba kandi akabisubiza nabi, asabwa nyine kuziga cyangwa se kuzamenya uburyo akwiye kwiga gusubiza ibintu cyangwa se kuba yabikora, ari byo bizamufasha kuzajya noneho asubiza mu buryo bworoshye kandi akabisubiza ari byo cyangwa se agasubiza ibikwiye cyangwa se agakora ibikwiye. So ndabashimiye cyane rero, inyungurabwenge ya mbere yari iyi ngiyi, n'indi muzayibona ku munsi w'ejo, umunsi ku munsi nzajya ngenda mbahereza inyungurabwenge zitandukanye kuko ndazifite nyinshi cyane nanditse zibarirwa muri za magana. Ubwo rero iki ni cyo gihe kugira ngo tujye tubaha ibintu nk'ibi ngibi byabagirira umumaro, amagambo nk'aya mutigeze mwumva ahandi, amagambo twihimbiye. Reka ikinyarwanda dukomeze kugikuza, umuco wacu ntugacike, reka ukomeze utere imbere kandi urusheho kwaguka. Ndabashimiye, niba utarakora subscribe wayikora kugira ngo uzakomeze ubone n'ibindi byinshi cyane ku iyi channel. Iyi channel ndashaka ko izatera imbere kandi ari mwe mubigizemo uruhare, nawe niba wifuza kuzabigiramo uruhare rero wabikora turi kumwe.